Yes, inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo. Nizere ko mumeze neza, cyane cyane diaspora nyarwanda aho muherereye ikota masimbi. Amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, ubwo twari turi mu myitozo hamwe na club y'abakungfumani, bakaba bari kwitegura anniversaire y'imyaka, ngira ngo Sifu ari uyivuge abasobanurira nuko bimeze. Kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo hano, murabona ko n'umugabo w'igikwerere yifunze kabisa, ngira ngo murabona ko sinzi ukuntu nabivuga, murabona ko uruhande rumwe ni intare ahandi ni Tiger, mbese ari bubyisobanurire. Ngira ngo sindi buvuga amazina ye, arayavuga. Yes, reka tukwakire, ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Uratangira wibwira abakunzi ba 001 TV Show Rwanda amazina yawe, bakwitande? Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Sigong Hakizimana Shafi, nkaba ndi umutoza wa club ikorera hano kuri Rafiki bita Kigali Shaolin Temple. Yes, Hakizimana Shafi, rero tugusanze hano ubwo muri gutegura umunsi mukuru wa club yanyu. Bimeze bitegira bisobanure mu magambo make, ese bizaba ryari, ku tariki zingahe? Turi gutegura umunsi mukuru w'imyaka 28 Kigali Shaolin Temple imaze ibayeho. Turateganya ko bizaba mu kwa mbere ku tariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2026. Bikaba bizabera he? Bikaba bizabera hano kuri Club Rafiki i Nyamirambo. Ese hazabamo competition cyangwa ni imyiyereko gusa? Hazabaho imyiyereko tugaragaza ibyo tumaze kugeraho muri ibi bihe. Twitabiriye igikombe cy'isi mu mwaka washize, umunyeshuri wacu yitwaye neza ku rwego rw'isi, yagize umwanya wa 7, abasha kubona impano bamugize umukinnyi w'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize wa 2024. Urumva ko ari igikorwa tumaze kugeraho. Hari ibindi bikorwa tumaze kugeraho by'uko tumaze gutwara ibikombe bigera muri 4 mu rwego rw'igihugu. Hano tumaze gutwara imidari igera muri 47. Urumva ko hari byinshi bigiye gutuma dukora umunsi mukuru, tukagaragariza abanyarwanda ibyo tumaze kugeraho, tukagaragariza ikigo ndetse n'ubuyobozi ibikorwa tumaze kugeraho muri iyo myaka yose tumaze dukora. Yes, ni by'agaciro cyane. Sifu, turagira ngo ugaragaze ukuri aho kuri. Hari bamwe mu babyeyi bumva umwana wabyo ati mama, papa, ndashaka kujya kwiga umukino wa kung fu, noneho bakumva yuko ngo uriya mwana ngo agiye kwiga umukino wa kung fu azavamo ikirara. Benshi bari bafataga umukino wa kung fu nk'umukino w'ibirara. Aka kanya babwire uko bimeze. Twebwe nkatwe twakinye kung fu tuzi ko kung fu ari umukino wigisha discipline, ikinyabupfura ndetse n'umuco nyarwanda nawo ukubiyemo. Gira icyo usobanura ku bijyanye na kung fu kuri style ya martial art. Uyu mukino wacu wa kung fu ni umukino mwiza wigisha discipline cyane, kuko n'umuntu wawukinye ntago agaragara mu ngeso mbi, mu ngeso z'urugomo. N'umwana twigishije uyu mukino aba ari intangarugero mu bandi ndetse no muri quartier aho atuye cyangwa no ku ishuri. Hari abana dufite b'abanyeshuri, iyo tubakurikiranye ngo turebe uburyo n'imyitwarire bitwara hanze, dusanga abayobozi b'ibigo, abarezi babarera baduha raporo nziza z'uko abana ari impinduka uyu mukino uri kubagaragariza. Yego. None nk'aba babyeyi bamwe baba badashaka ko abana babo baza kwiga kung fu, niki wababwira? Cyo nabashishikariza nuko bazaza bakadusura aho dukorera, bakareba icya mbere uburyo dukora n'uburyo dutoza abana discipline. Icya kabiri, bakaza tukifatanya muri uyu mukino. Umwana we akagerageza kumwohereza akaza agakina n'abandi, akareba impinduka tugenda dutanga za discipline, z'imyitwarire n'uburyo umwana ashobora kuba yakwirwana nk'igihe bibaye ngombwa. Uyu mukino ntabwo tuwigisha kugira ngo umwana ashotorane n'abandi cyangwa se n'umukuru wize agende atanga isura mbi, ahubwo tumwigisha ko bigomba kumufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima no kwirinda igihe bishobora kuba bibaye ngombwa cyangwa se igihe asagariwe akaba yakwitabara. Akenshi binavugwa ko ngo umuntu ukina iyi mikino
nta ndwara ipfa kumwata ko aba afite self defense mu mubiri we, nibyo cyangwa baba batubeshya? ibyo bintu nibyo, kuko nk'Abashinwa bo hari amasitire bafite bakoresha mu buvuzi bwabo bwa gakondo, ayo bita Qigong na Tai Chi, ni stile zifasha abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero, ibibazo by'amadiyabete, bityo kibazo barangije kugikemura bifashishije uyu mukino. Ayo masitire mu kwezi gushize kwa 10 twari mu Bushinwa, natwe twagiye gufata amahugurwa ku bijyanye n'uyu mukino wacu, twizeyo byinshi birambuye natwe tutari tuzi. Niyo mpamvu kwiga ari uguhozaho, natwe twafashe ubumenyi bumwe muri ayo masomo. Niyo mpamvu dushaka kuri uwo munsi mukuru tuzakora kuzabirocinga, tukanabyigisha abantu bazaba bitabiriye icyo kirori cy'uwo munsi, tukabasha no kubigisha kuri ubwo bumenyi twakuye hanze nabo, kugira ngo bufashe n'umuryango nyarwanda muri rusange. Yego, niba atari ibanga abakurikiye 001 TV Show Rwanda, wababwira ni tariki zingahe mu kuwe kwezi? Ni itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ese kwinjira bizaba ari amafaranga, bizaba ari ubuntu? Kwinjira ni ubuntu, buri wese ufite umwanya ukunze uwo mukino yazaza tukifatanya kuri uwo munsi, kugira ngo nawe abashe kubona kuri ibyo byiza duhishiye Abanyarwanda. Master, reka tugushimire, twizere yuko tuzagaruka tukajyana ikindi kiganiro ubwo iriya tariki izaba yegereje, kugira ngo abatabashije gukurikirana iki kiganiro nabo bazabashe kuhisanga. Ni karibu rwose, muzaze, imiryango irafunguye, buri muntu wese ushobora wumva ko ashobora kutugana yaza n'ikaze muri Club Rafiki. Nk'umuntu ashaka kuzana umwana we birasaba iki? Icya mbere ni ukuba afite ubushake. Ubundi dukora iminsi 3 mu cyumweru, kuwa gatatu no kuwa gatanu dukora nimugoroba nyuma y'akazi saa 11:15, tukarangiza saa 1:15, tugakora no ku cyumweru mu gitondo tugatangira saa 1 tukarangiza saa 3. Murakoze cyane, reka tugushimire, amahoro y'Imana abane nawe twese hamwe.
twicare dushyire amaguru. Ugomba kumara umunota uriya mwana biri arimo n'iki. Okay, icara kuri icara ganza icara. Oya urashimishya. Manura amaguru, manure hepfo. Yego, ikaraga sasa. Jya wikaraga. Yego, yego. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Noneho iyo ugeze aho uringaniye hano. Number. Yego, ntagiye wagendaga. Wagomba kugenda kujya ukareba kari. Nimero isigaye rero. Aha, yego, aho. Cishamo akaguru, eguka. Nice. Rambura amaboko hano. Nabona uri kumvamo iyo sport. Yes. Gahita mu helicopter. Ya mwana yabikugenda. Nibyo. Aha, ubikora imwe. Kora ebyiri turebe. Harimo agasiporo urahera hariya. Hanyuma yego ya kabiri. Nice, tuhaguruka. Ya kabiri ugomba guhagaze neza ureba ari imbere. Ko batagusubiza urareba hariya. Ujye mumenya ikintu cya presentation. Turi gukora akantu k'ibyo na nyuma y'imyaka y'ingaho uzajya wigira. Hera ku mutwe rata. Undi, another one. Let's go. Come on. Gerariya undi. Inamaguru ku buryo ajya gukora ku mutwe yego. Ujye ushaka umutwe wawe. Yego ganza, yego warubikoze. Warubikoze neza. Akaguru gaherekeza kandi hejuru yako kuriya warubikoze. Bingo! Shaolin Tombichon! Deux! Tombichon! Bingo! Shaolin Tombichon! Deux! Ah! Wajiye!
Reba imirongo yanyu ukuntu imeze. Abonye imirongo yanyu ukuntu imeze. Udufitanye ikibazo n'umurongo. Uyu murongo wanyu ndawushaka hano. Nawe kuri uwo murongo neza boyika. Kuri uwo murongo. Aho. Fabregas kuri uwo murongo nawe. Ikirenge cy'iburyo kiri inyuma. Kiri inyuma. Yes, aho. Tugiye gusubiramo tudasiganwa. Sibyo? Tugendera kuri commandement neza. Ubu tugiye gukoresha commandement ko ndabona kwijyana byabananiye. Sawa? Bingo! Shaolin Tombi Chuan. Yeah! Sun! Shi! Wo! Here! Che! Ma! Yeah! Sun! Shi! Wo! Here! Che! Ma! Je! Shi! Yeah! Yeah! Sun! Shi! Wo! Bingo! Reba nanone kubera gukurura amaguru. Uri mu biki kugira ngo usubiramo taho uri mu ntuzi urimo kuza kuganira n'abapeti aho kugira ngo uje gusubiramo taho neza. Urakoze. Shaolin, Shaolin. Musare twumve. Musare twumve gutya. Shaolin Shinkola. Shaolin Shinkola. Basariwe bafunze amaguru. Okay? Shaolin Shinkola. Bagada Shinkola. Bagada Shinkola. Genda basubije ntabwo musubiramo. Mwe murasubiza gusa ngo Shaolin Shinkola. Bagada Shinkola. Umurongo wanyu umeze nabi. Umurongo wanyu umeze nabi. Mugomba kuba muringaniye neza. Oya. Gutyo. Neza ibirenge biringaniye, ibintu byose biringaniye. Okay? Kandi mukanya bagiye gukora kakantu. Muragakora. Kakantu kwabo bajya bakora hano nagingo hano. Bajya ku murongo bagakora.
wowe urananze utitakaza nshaka ko waje no kujya kubifata urusoza biranga bari kubifata utinya kamera nawe umuntu w'umusani umusani oya kari kugaragara nabi ariko nk'uko mubizi nk'uko mwabibonye maze kuganira na Master Shafi ubu aka kanya mbafitiye Master Mafumba. Mafumba muramuzi no muri Kigali Shaolin Temple twamuciye imbere twese, muri acrobate muramuzi, muri kung fu muramuzi, afite amateka menshi. Ntago ndi bumuvuge byinshi, we arivuga, araza kubibibwirira cyane ko niwe wiyizi kundusha. Reka twakire Master Mafumba, ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Okay, murakoze cyane. Tubanje kubasuhuza. Natwe turaho, umeze neza nawe? Tumeze neza, mu Shaolin dusuhuza gutya. Ndabona imbaduka ari yose. Tufite imyuka kabisa. Turaho. Kandi rero nari ndimo ndabafata hariya aho mwarimo muri mukora imyitozo. Iyi myitozo mwarimo murakora mugamije iki? Cyane ko mwatubwiye ko mufite anniversaire y'imyaka mumaze mukina kung fu. Twari turi kwitegura anniversaire y'imyaka 28 tumaze dukora kung fu. Tumaze Kigali Shaolin Temple ishinzwe. Kigali Shaolin Temple imaze imyaka 28. Turi kwitegura rero gukora anniversaire ku itariki 18 z'ukwa mbere. Akaba hahuriye aba master n'abanyeshuri bose muri rusange n'abarimu mu rundi rwego kugira ngo twitegurire hamwe uwo munsi tuzaba twabukereye kugira ngo twereke abanyarwanda icyo tumaze kugeraho muri iyo myaka 28 n'abanyamuryango bose muri rusange, ari ababa hanze ari ababa mu Rwanda, twese tuzaba twifatanyije, ari n'abari kwinjira n'uyu munsi bose kugeza ku batangiye icyo gihe, n'abo twibarutse bibarutse. Yego, ni muri urwo rwego rero tuzifatanya kugira ngo twereke abanyarwanda muri iyo myaka 28 icyo tumaze kugeraho nk'abakungfumani. Hari benshi bafata kung fu nk'umukino w'ibirayi. Niki wababwira? Abo ni ukuyoba. Kung fu ni siporo, icyo ni igice kimwe. Icya kabiri, kung fu ni ubuzima. Icya gatatu kandi kung fu ni uburinzi, nahita nk'uburinzi nka life guard, uburinzi bw'ubuzima. Ubu umeze, iyo ukina kung fu ubu ufite ubuzima buzira umuze, ubu umeze neza, ufite discipline, ufite ejo hazaza, ubutekereza neza, ubu ufite sixième sens nk'umukungfumani. Iyo umuntu ufata kung fu nk'ibintu by'ibirari, icyo ngicyo cyo ni ubujiji. Ko ni siporo irimo ubumenyi bwinshi, itera umuntu discipline, kugira ni skills ku buryo ahagarara afite ubuzima buzira umuze, akomeye, ari souple, akagira imbere hazaza. Niki wabwira aba babyeyi baba bifuza kuba abana babo bataza muri ibyo byose ngira ngo turi gukora entraînement hariya wabonye abana, harimo abana batoya, niko natwe twayitangiye tungana, ubu ariko tumaze gukura, twarerewe muri kung fu kandi hari icyo twigejejeho. Kung fu rero icyo nabwira ababyeyi muri rusange ni ukugira ngo bitabire kuzana abana babo, tubatoze ikinyabupfura. Umwana uri muri kung fu aratsinda, yitwara neza. Umwana uri muri kung fu agira ikinyabupfura. Umwana uri muri kung fu ntashobora kujya mu burara cyangwa mu manyanga yari yo yose yandi. Kandi kung fu irinda umuntu kwitabira ibiyobyabwenge muri rusange, ko ntabwo waba unywa ibiyobyabwenge ngo ube umukungfumani wumva ufite imbaraga utajegera, ntabwo bishoboka. Biriya bintu byose rero wabonye dukora, uko dukora siporo, uko twikaraga, uko duhuza, niyo turi gufata mu mutwe uburyo ikintu n'ikindi bikurikirana, bituma umuntu aba intellectuel, bigatuma rero umuntu aba stable. Unywa ibiyobyabwenge rero
ntabwo biriya bintu wabigeraho. Ni cyo kintu nagira ngo mpamagarira ababyeyi kutwohereza abana babo tukabarera muri rusange, tukabaha uburere nyabwo. Niba atari ibanga kuri uriya munsi nakaye gashya mu dufite Bo kariya agashya kaba gahari, hariya hazaba hari icyo bita shewori, uburyo bw'imirwanire. Hazaba hari tawo, uburyo bwa tekinike zigufasha kugira ngo ugere kuri icyo cy'imirwanire. Hazaba hari ibyo bita cinsaw. Ibyo byose tuzabikora twitwaje ibikoresho, inkota, icumu, ikibando, amaboko, ndetse n'ufite intwaro n'undi utayifite, kugira ngo twerekane ubumenyi bwacu n'ubumenyi twamaze kugeza ku bo twigishije. Ibyo byose rero tuzabikurikirana kandi tuzabibereka. Dufite abantu b'inararibonye bamaze kumenya, kandi natwe dufite ubumenyi buhagije ku buryo muzabona ibishimishije. Murakoze cyane Sigonge Mafumba, reka tugushimire, twizere ko twenda gukina kuri 001 TV Show Rwanda tuzakubona. Murakoze cyane, nzaba mpari ku bwanyu. Murakoze cyane. Thank you. You are welcome. Ndetse gatofadero Vamos ver. Keita vuba. Se mwakoreye gutya mukabaha umwanya ku buryo bari bukore neza bisanzuye. Wegere gutya. Yarabonye gukoresha kurubasana cyangwa ugiye gukora akamuka. Inde? Inde. Avara. Murongo. Nukajya mortire paka ari hiki. Ko niba udahari mu bintu ntubu hari. Icara hari. Rorad. Nababwiye gute ntago bira bintu byo guhagarika mbishaka. Nshaka kujya mbona rorade niba ari rorade zikagenda zifatanye. Siko bimeze? Uburyo mwiha umwanya kandi ukaba utari bugonge mugenzi wawe ku buryo uzireba. Twasubiyemo rorade. Wamukurikiye. Imwe ebyiri ya gatatu tugahita tutangira. Voilà. Sono. Sirani sono cyangwa ukoze sonda tete. Sono birakweretse ko tuyikora. Sono. Imwe yonyine yahagije. Rorade amorti. Voilà. Butterfly.
agenda ani igikeri bagike ebyiri Artobye utayibasha no nagisarute bwakwigiye nababwiye barabagwira ariko bizirekera uko bizitangirira hano bizitangira gukunda bakomeze ugira hasi wowe niba ucana ubacara uruguru komeza urasubira ku tapi nice Gilbert Ganza aho Gilbert voilà yekora yindi off como que yindi kora voilà yekera waligo Petri Edi hey nice oh c'est bien Instagram voilà Bagiye ari kumenya ubwenge mukajya ku murongo ego ndagisaruto ikoraho mwana utaga kumutwe oya gukoraho uturaho uretse n'umuri uretse muri sarukuri bizina koraho nice none cyo buri kwiga nano ukoraho ahubwo akaboko anakura kugira ngo abikomeye cyane kuranga ari mudakoze hose
Zamuka nyine vuba. Voilà. Uza kufiki eshatu saruti. No. Nice. Uza saruti. Nice. Neza ngenere yindi yande ikaraga mu kirere. Ubona shaka kuzamuka iyo nzima uhita ugwamo hari. Ntacyo. Uri umwe yashaka. Umurongo. Go. Udah hano ugwamo hano. Genda ukura ku biko ryawe. Nice. Uyu muntu ugwamo hano. Kamusoze. Go. hari siporo nshaka gukora za acrobatic ubwo rero uramfasha rero right mbwira Uruziga runini hano ndani. Uruziga. Anda navuga kuvuga n'abana bagirwa. Ajya abana bagirwa. Mwese mwipange. Mwipange n'abantu bakuru n'abana mwese. Uruziga twese.
Tugende mumure n'abari oya bahure n'aba kula na wewe
Ujya ureba mu kirere apana kubita utenge kugira ushukuru ntabwo mwamwohereza ngo nanjye ngiyongoze ahubwo se mani ku bantu bakuru izo ntuza ntago zigaragara ni umurabyo speed boyka speed agira umuntu ukora sonotete zihuta umurabyo uburyo ugira ngo ni ikigare kiri kugira gutya let's go umurabyo umurabyo Genda ugere hino genda tandukanya amaguru umere nkaho kamwe gahinya kandi karambuye rambura akaguru kamwe akandi ugahina umere nk'uri kurasisha umuheto ego byari bije genda ego yamanura agiye gukora ku mutwe ngaho genda Chimbere oya